uyu muryango wa Illuminati ubaho cyangwa se nubaho? Akenshi na kenshi abantu bakunda kwibaza ibyerekeye kuri uno muryango wa Illuminati. Ndagusaba aho rero ukurikirana ibiganiro byacu kuri The Truth Inside, ukomeze ubane nanjye kandi kuva ku tangiriro kugeza ku iherezo. Ndakwifuriza rero urimo waneza amatwi amahoro n'imigisha atangwa n'Uwiteka akomeza kurinde, ndetse wowe n'umuryango wawe wose awuherereye, waba uherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no muri Aziya ndetse no muri Europe no muri Afrika hose no muri East Africa. Ndakwibutsa rero ko uri kumwe nanjye Bahati Chris nibisanzwe kuri The Truth Inside. Mwibutsa no gukora subscribe niba utarabasha gukora subscribe kugira ngo ujye ubasha kwakira ibiganiro byacu umunsi ku wundi nibisanzwe. Mbere yuko twinjira mu kiganiro cyacu rero, wowe ndashaka kugira ngo mbwire bamwe mu byamamare bagiye barangwaho kuba babarizwa muri uno muryango wa Illuminati, aho uraza kwiyumvira umwe mu bastari bakomeye cyane ubarizwa muri uno muryango wa Illuminati, ariko ni biri mu nkuru tugiye kukugezaho. Ikaze mu nkuru yacu. Abantu benshi na nubu baracyari mu gihirahiro bibaza nimba koko Illuminati ibaho cyangwa se itabaho. Guys, icyo nababwira, ibintu bya Illuminati bimaze kugenda bifata iyindi ntera, dore ko ibihangange byinshi bigenda bigaragaza ubushake bwo kwitandukanya n'uyu muryango wa Illuminati. Gusa buri muntu wese ugaragaje ubushake bwo kwitandukanya nabo arabihanirwa bikomeye cyane, kuko uyu muryango wa Illuminati ubifata nk'ubugambanyi bukomeye cyane. Nkuko rero nabikubwiye, umwe mu byamamare wamamaye ku isi hose ari we Justin Bieber uturuka muri Canada, akaba ariho yanavukiye. Nawe rero akaba ari umwe mu bifuza gutandukana n'uyu muryango nubwo muri ibi bihe bitamworoheye. Nuko rero mu kwezi kwa gatandatu Justin Bieber yatangaje ko arwaye indwara bita face paralysis. Iyo ndwara ifata igice kimwe cyo mu maso ku buryo utabasha kugikoresha. Uyu musore rero w'imyaka 28 wari uri muri tour Yise Justice World Tour, yaje gusubika iyo tour bitunguranye, abwira abafana be ko akeneye kuruhuka akabanza kamera neza. Mbere yaho tariki 10 z'ukwezi kwa kane, umugore wa Justin Bieber ari we Hailey Bieber, uyu munyamideli ukomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dore ko yaje gufatwa n'icyorezo cyangwa se n'indwara ikomeye cyane ariyo bita mini stroke, ahita ajyanwa mu bitaro igitaraganya. Uyu muhanzi Justin Bieber wizera ko uburwayi we n'umugore we barimo barahura nabwo muri ibi bihe burimo buraterwa nuko bifuza kuva muri uyu muryango wa Illuminati bagaseza amasezerano bagiranye bafitanye n'uwo bita Black Prince. Uyu muhanzi watangiye urugamba guhera 2017 ubwo yabwiraga abantu barenga 100 mu ishuri yigiragamo Bible, agira ati, narakangutse ubu ndifuza gutandukana n'industry ya sekibi kuko atari abantu beza habe na gatoya. Pedophiles yabise pedophiles bisobanuye ko basambanya abana bakiri batoya. Ubwo yari ari muri iryo shuri riherereye muri Los Angeles, yavuze inkuru ababwira ati ngo iyi nkuru nayise inkuru iteye ubwoba. Akomeza agira ati, natumuye mu kirori cyari kirimo abantu bakomeye cyane, harimo abashoramari, abantu b'inzobere mu muziki, abakora imiziki n'abandi bantu ndetse bo mu bwoko bwo hejuru. Icyo gihe banzaniye akana gatoya ngo ngasambanye. Byari biteye ubwoba n'agahinda, ariko sinari gukora icyo kintu. N'ibyo bakomeje kumbwira ko akana bamaze kugatera ibiyobyabwenge, ko katazigera kamenya n'ikintu na kimwe. Banyeretse imiryango ya business ndi bube mfunguye mu buzima bwanjye, uburyo nari kuba umuntu w'ikirangirire ndetse ku isi hose, kandi hari na byinshi nari kungukiramo iyo mbikora nk'uko Jay-Z nawe yabyungukiyemo. Gusa nanjye narabyanze. Nyuma yaho naje kumva ko kuryamana n'uwo mwana bitari bihagije, ahubwo nari no kumwica. Aba bantu baragushuka ugakora ibintu nk'ibyo, ariko ukibagirwa ko baba bagufata amashusho utabizi, ubundi bakajya bagukoresha icyo bashaka cyose bagukangisha ko bazashyira hanze video yawe. Nakomeje kumva ko kakana k'agahungu kafashwe ku ngufu n'abasore benshi cyane bagiye batandukanye, ko kavaga amaraso menshi. Nyuma yaho ndetse ko baje no kukica, nahise numva ko ngomba kuva aho hantu kuko sinari kuguma ahantu nk'aho ngaho. Yakomeje agira ati, erega si njyewe njyenyine,
dore ko hari ibyamamare bitandukanye bikomeje kugenda bishira hanze ihohoterwa rikorerwa abana batoya muri Hollywood, harimo nka Mel Gibson na Kuri ndetse n'uwo bita Elijah Wood n'abandi benshi cyane. Justin Bieber akomeza agira ati, gusa iyi ni intambara itoroshye kuko birangira ubuze ubuzima bwawe cyangwa se ukabura imwe mu mitungo yawe, ndetse bakanarusha kukugerekaho bimwe mu byaha bikomeye cyane ndengakamere. Elijah Wood ubwo yakoraga interview ku kinyamakuru bita Sunday Times yavuze ko ibindi binyamakuru nka Washington Post cyangwa CNN bizi neza ko guhohotera abo bana bikorwa n'abo bantu, ariko buri gihe bivugwa ko ari inkuru z'ibihuha, kandi ibyamamare bikomeje kuba byinshi bivuga kuri icyo kintu. Harimo uwahoze ari icyamamare muri Disney bita Chine MC Crane yavuze ko muri Hollywood harimo ibikorwa bya satani byinshi. Mubyibuke ko nahashize harimo ibyamamare byagiye bigaragara cyangwa se bigaragaza ko Illuminati cyangwa se uyu muryango wa Illuminati ubitsa amabanga menshi cyane. Mwibuke amagambo Tupac yapfuye yavuze, mwibuke n'ibirimo biragenda biba kuri Irikwihorera, mwibuke ibyamamare byagiye bigaragaza ko uyu muryango birimo gushaka kugenda byitandukanya nawo Illuminati. Ariko se nkaho wumva iki kiganiro cyacu cyangwa se iyi nkuru yacu kuri The Truth Inside, wowe bitekerezaho iki cyangwa se ubivugaho iki? Ndagira ngo nkubikemo ibanga cyangwa se nkumare nimba cyangwa se musigire message. Tekereza ucukumbure nawe ukora ubushakashatsi, hari icyo uzabona cyangwa se hari icyo uzibwira. Icyo nakubwira yuko abenshi mu byamamare byugarije cyangwa se byagiye byamamara ku isi hose bakomeje bagenda bashaka kuva muri uno muryango, ariko sibyo yuko bitababera byiza, bigenda bibabera bibi cyane, aho usanga ibihangano byabo babisubiza inyuma bakabihombya, nk'uko Michael Jackson byagiye biba. Muribuka Jackson uko yapfuye nawe afite amadeni menshi, nuko bari baramusinyishije muri company bita Sony. Igihe yagiye bamujyanye mu bitaro arwaye arembye, nibwo yatangiye gusora amabanga menshi y'uno muryango wa Illuminati, aho yatangiye kuvuga ko ahinduye idini, ati ngo niyaza kubimenya ko umwirabura yari kuba yarafashe agaciro cyangwa yahawe agaciro muri ibi bihe, ntabwo yari kuba yarinje muri ibi bintu, usibye yuko yatarabizi. Nagira ngo rero nkubwire ko wari uri kuri The Truth Inside, wari uri kumwe nanjye Bahati Chris nk'ibisanzwe. Udusigira subscribe hasi ndetse kugira ngo nawe ibiganiro bijye bikugeraho. Urakoze.